Ndabashuhuje inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ko mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Nitwa Dawidi, ndagije Imana Dawidi. Ngarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana Dawidi TV. Ndasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe. Batameze neza ndabifuriza kumera neza, kandi abari mu buzima butaboroheye Imana iborohereze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana izure ibyapfuye ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo ibyapfuye ku buzima bwawe Imana ibizure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyapfuye ku buzima bw'abagabo Imana ibizure. Ibyapfuye mu bakobwa, ku buzima bw'abakobwa hari ibintu wapfushije, hari amahirwe yagiye upfusha, ariko nje kukubwira ko Imana ije kuzura ibyapfuye ku buzima bwawe. Kandi ushaka kuba uri umusore ufite amahirwe yagiye utakaza, ukabikora bikanga bigapfa, nje kukubwira ngo Imana ije kuzura ibyapfuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 37 duhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwire ati, yemwe mwumye mwe, mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ngiye uko Uwiteka nuko mpanura nategetswe. Nura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risa wari urimo. Maze ati, hanurira uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni kumwe Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa muyaga we uhuhe muri mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho. Ihagarara ku maguru yayo, ya mirambo ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki ni igihe Imana yasanze Ezekiyeli, irangije iramutembeza ngo iramumanura imujyana mu kibaya kinini ngo cyari cyuzuyemo amagufa menshi. Irangije iramubwira ngo, mbese mwana w'umuntu, aya magufa yabasha kongera gusubirana ubuzima akabaho? Ngo nuko Ezekiyeli arebye nk'umuntu abona bitashoboka, aravuga ngo nimvuga ko bitakunda nk'uko mbibona, ndaba mvuguruje ijambo Imana yavuze ko ishoboye byose. Ngo nuko avugira mu ijambo ryo kwizera, avuga imbaraga z'Imana, aravuga ngo, mwami Uwiteka, njye ntabyo nzi, ariko wowe ni wowe ubizi. Imana iramubwira ngo nguhaye ubushobozi bwo guhanurira aya magufa. Iramubwira ngo bwira aya magufa, yabwire ngo uku ni Uwiteka avuze ngo nabeho. Ngo nuko ngo Ezekiyeli ngo agihanurira ayo magufa, ngo agiye kubona abona ngo amagufa yari yaratatanye. Igufa rimwe ryabaga
igufa riri ukwaryo, irindi riri ukwaryo, irindi riri ukwaryo, ngo agihanura ngo abone igufa riri ukwaryo riraje rihuye n'irindi, iryo mu kaguru rihura n'iryo mu mano, iryo mu mano rihura n'iryo mu kirenge, ngo nuko amagufa aragenda yiteranya, ngo nuko igufa rikajya risanga iryaryo, igufa rikajya risanga iryaryo. Ezekiyeli yarebye nk'umuntu abona bitakunda, abona bitashoboka, abona bitakwemera. Nshatse kukubwira ijambo rivuga ngo ibidashobokeye abantu Imana irabishoboye. Hari ibyo ubona ukabona bitakunda, hari ibyo ubona ukabona bitazakunda. Ndagira ngo nkubwire ngo irengagiza ibyo abantu bavuga n'ibyo nawe uvuga, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Ikintu Imana yavuze kuri wowe gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Agaciro icyo Imana yavuze. Nimba Imana yaravuze ko izagukorera ubukwe izabukora. Nimba Imana yaravuze ko izagukiza, Imana izagukiza. Agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Abantu bere kuguca intege. Hejuru y'amagambo abantu bavuga hari ijambo Imana igivuga, kandi iri jambo iyo Imana yarivuze ibyo abantu bavuze byose bigira gute? Biraceceka. Ngo nuko Ezekiyeli ahanurira amagufa, ngo kiyahanurira ngabona guhinda k'umushyitsi, ngo amagufa ngo ariteranya, igufa rikajya risanga iryaryo, irindi rigasanga iryaryo. ngo nuko ngo ya magufa ngo agiye kubona ngabona ngo atwikiriweho n'imitsi iza kuri ya magufa. Ngo nuko ngo agiye kubona abona imitsi ikimara kugera kuri ya magufa, abona ngo ya magufa ngo yoroswa n'uruhu, atarabizi yoroswa n'iki? N'uruhu. Bivuze ngo ibyari byarapfuye Imana ibirabizuye. Ezekiyeli aratangara cyane. Irangije iramubwira ngo ibyo ntabwo bihagije, ngo tegeka umuyaga, ngo umuyaga uze muri iyi mirambo, ngo noneho ngo iyi mirambo igira umwuka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. ngo nuko ngo ahamagara umuyaga winjira muri ya mirambo. ngo nuko ngo ya mirambo ngo irangije ngo ihagarara ku maguru yayo. Imana ishimwe. Kandi hari ibintu Imana ije kuzura ku buzima bwawe. Hari ibintu byapfuye, hari amahirwe yawe watakaje. Imana igira ibintu zura, ibyo ubona ko bidafite icyerekezo, ibyo ubona ukabona nta nzira zihari zo kugira ngo bicemo. Imana ifite inzira nyinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo n'ahatari inzira ni mu kw'Imana. Ndabyibuka umunsi umwe Imana yigeze ibwira Mose, iramubwira ngo genda muri Egiputa. Numvishe abantu banjye barimo barasenga, bansaba ko nabarengera. Nuko Imana iramubwira ngo genda abantu banjye bakure muri Egiputa. Ngo Mose Imana iramukoresha, akura abantu bayo muri Egiputa, ngo abageza ku nyanja itukura. Abagejeje ku nyanja itukura, ngo bagezeyo babura inzira. Bamaze kubura inzira, Abisirayeli baritotomba, babwira Mose, baramubwira ngo ariko Mose, ngo niki gitumye uza kutwicira ahangaha? Ese muri Egiputa nta mva zari ziriyo? Ngo Mose atakira Imana. Imana iramubwira ngo Mose, niki gitumye untakira? Nuko ngo iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mu buryo bw'umubiri nta nzira babonaga, ariko Imana yari yarangije kuvugana n'amazi kugira ngo amazi atange inzira Abisirayeli bambuke. Nuko ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo rambura ukuboko Abisirayeli babona inzira bambukiramo. Rambura ukuboko hejuru y'inyanja. Imana igira ibintu izura byapfuye ku buzima bwawe. ngo nuko ngo Mose akirambura ukuboko, ngo agiye kubonabona ngo amazi yigabanyijemo kabiri, amwe ibumoso andi iburyo, amwe ruguru andi hepfo. ngo nuko inzira igize gute? Iraboneka. Inzira iboneka abayede badahari, inzira iboneka abafundi badahari, inzira iboneka nta mwenjeniyeri wabigizemo uruhari, amaboko y'Imana yonyine. Ndagira ngo nkubwirire ijambo. Umunyarwanda yaravuze ngo inzira z'Imana zisumba, ngo zingana n'imyengi ya supaneti. Uwo nguwo nawe yaragereranyije nabyo si iby'ukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo n'ahatari inzira ni mu kw'Imana. Aho ubona ukabona nta nzira ihari, niho Imana
Imana ije gucisha inzira. Nje kukubwira ngo Imana izura ibyapfuye ku buzima bwawe. Waba waragerageje kudepoza ukabura akazi, Imana izura amahirwe yawe yapfuye. Ngo nuko iyari imirambo Imana igira gute? Irayizura, ngo ihagarara ku maguru yayo. Ezekiyeli yarebye nk'umuntu abona ko bitakunda, abona ko bitakwemera, abona ko bitashoboka, ariko ibidashobokeye abantu Imana igize gute? Irabishoboye. Nari nshatse kukubwira ngo hagarara mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Uhagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi ari umukobwa ntabwo agira ubwoba bw'imyaka 30 agezemo atarashaka, ahubwo icyo Imana yavuze, Imana yavuze abirebera imbere bitarasohora, bitaraba. Hagarara mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Ibyapfuye ku buzima bwawe Imana ibizure mu izina rya Yesu, kandi yere kubizura rimwe. Birashoboka ko byapfuye mu mwuka, Imana ibizure. Birashoboka ko byapfuye mu mubiri, Imana ibizure. Imana ibizure kabiri, Imana ibizure mu mwuka ndetse no mu mubiri. Waba waradepoje ushaka akazi kakanga, Imana ikuzurira amahirwe mu izina rya Yesu. Waba warapanze gukora ubukwe bigapfa, Imana ikuzurira ubukwe bwapfuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Waba warapanze kugura inzu bigapfa, Imana izura amahirwe yawe mu izina rya Yesu. Imana izura amahirwe y'abana bawe wa mubyeyi we. Imana izura amahirwe y'umugabo wawe wa mudamu we. Imana izura amahirwe y'umugore wawe wa mugabo we. Imana igira ibintu izura ku buzima bwawe byapfuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ibintu byapfuye, ariko Imana ibizure. N'ahatari inzira ni mu kwayo. Imana yigeze ibwira umugabo umwe witwa Zerubabeli, ariko umusozi muremure umubabaje cyane. Nuko ngo atabaza Imana, ngo Imana yuko iza kuvugana na Zerubabeli, ngo iza kuvugana n'umusozi, ngo ibwira umusozi ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? ngo ibwira umusozi ngo ndabizi uri muremure kandi uri mugari, ariko se wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Imana izivugane n'umusozi umazeho igihe kinini. Imana izivugane n'umusozi umazeho igihe kinini. Umusozi waba umusozi w'ubushomeri, waba umusozi wo kutabyara, waba umusozi w'inzara, waba umusozi wo kutambara, waba umusozi w'amagambo bakuvuga, waba umusozi w'ubugwayi. Imana ivugane n'umusozi uhagazeho, ubundi iwugukureho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo icyo waboneye mu masengesho ujye ukirindisha iki? Amasengesho. Nta nzira y'ubusamo mu mugisha w'Imana. Irengagiza ibyo abantu bakuvuga, uha agaciro icy'Imana yavuganye nawe. Kandi Imana igikunda kubwira abantu ikababwira ngo nimumara kujya mu gahaga nimuzagire gute? Ntimuzibagirwe. Imana igarura ibyawe, Imana igarura ibyawe abadayimoni batwaye. Imana izura ibyawe abadayimoni bahambye. Hari ibyawe abadayimoni bahambye, Imana ibizure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Waba waragerageje kwiga ukabura diplome, Imana izura amahirwe yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashaka gusengera abantu batakaje amahirwe, Imana yarangiza ikabagarura amahirwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ngusengere we watakaje amahirwe kugira ngo Imana ikuzana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye abana bawe batakaje amahirwe. Nari mvuze ngo nyemerera amaboko yawe yongera zure amahirwe y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Hari umuntu wize arangije mwami Imana aratsindwa kandi yarashakaga gutsinda. Waremye umugabo umaze kumurema, uravuga ngo ntabwo ari byiza ko umugabo yaba wenyine. Uramubwira ngo ahubwo akeneye umufasha umukwiriye, umuremera umufasha umukwiriye. Ntabwo ari byiza ko umugabo yaba wenyine, akeneye umufasha umukwiriye. None rero Kristo mwiza, nsengeye muri iri jambo wavuze, ntabwo ari byiza ko umuntu yiga ngo atsindwe, ahubwo ni byiza ko umuntu yiga agatsinda. Ntabwo ari byiza ko umuntu
muntu mwami Imana murengezi w'ubugingo yashaka urugo rukamunanira, ahubwo ni byiza ko umuntu yashaka urugo rugakomera. Mu izina rya Yesu nsengeye abakobwa batakaje amahirwe, nuzura amahirwe y'abakobwa bahora bagusenga ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nuzura amahirwe y'abasore bahora bagutakira ku manywa na nijoro. Hari abasore batakaje amahirwe, hari abakoreye perime barazibura, hari abashatse akazi barakabura, hari abashatse inkwano barazibura. Ndasenze kugira ngo uzure amahirwe y'abasore bawe mwami, izina rya Yesu Kristo. Zura amahirwe y'abagabo bagiye bubaka ingo ntizibahire, nyemerera wongere utanga amahirwe ya kabiri. Abari mu Rwanda nyemerera wongere uzura amahirwe yabo, abari mu bukene zura amahirwe yabo y'ubukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera abana bawe ubarengere, ababuze urubyaro nubaha urubyaro, abari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye nyemerera mwami wanjye murengezi w'ubugingo uzura amahirwe yabo mu izina rya Yesu. Nyemerera amaboko yawe yongere arambuke ku bana bawe mu izina rya Yesu. Abadafite agakiza bagakiza, zura amahirwe mu mwuka ndetse no mu muri. Buri muntu wese ugukeneye akubone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye abashomeri kugira ngo bahe akazi, nsengeye abari muri gereza kugira ngo bakure muri gereza mu izina rya Yesu. Nsengeye mwami Imana murengezi w'ubugingo abo mu buzima budafatika kugira ngo baremere ubuzima. Ndagushimiye kuri Imana ibyumvise mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.